Emi yakoraga iki? Emi witabye Imana. Emi yakoraga akazi gasanzwe afite akabari. Nyenye gute mwahuriye hehe? Urakeka ko yaba yakica n'abana ziriki? Agiye kuryama. Nta mukozi ashaka uri ku murongo. Wababaye ko yapfuye cyangwa wishimye? Nishimye. Urupfu rwe rwonge we yapfuye urishima. We ku giti cye. Yaza umuntu wishimye ko umuntu yapfuye. Njyewe washimishijwe n'iki? Uko yapfuye nk'ikigoryi nk'ikigwari. Mwapfuye yuko yakwambuye. Mani umutipe yagiye ngafata essence nababaye uzanye cyo napfuye yitabye Imana mwari mukivugana neza kuki filime mwakoranaga zari zarahagaze. Abakozi babibonye yinjiza amaze gufata essence yanyanyagije mu nzu yose guhera kuri televiziyo guhera ku mafirigo guhera ku bintu binini bigiye bitandukanye umutipe atwika inzu yose. Ndanje ndavuga ngo why not uyu mutipe yakora ibintu binini bimeze gutya kuba nashizo zirasita umuntu nari mfitanye filime nawe anyeseza ibitangaza arambwira ati ngiye uzajya nkorera filime ice kuri YouTube channel yanjye none ufite televiziyo navuganye nazo zazicishaho ahubwo televiziyo zikwishyura yakujya kuri set no guhemba abakozi. Nako nakushimira urupfu rw'umuntu ngiye nababaye. Wabashwe n'iki? Nuko yapfuye hari ibindi yakagombye gukora. Icyambere yarafite abakozi nawe urimo ahemba. Suko nashinyaguriye umurambo nashaka pfe reka nkubwize ukuri mbwe n'abantu bari kuri DC TV Rwanda. Narakoroye cyane kuri iyi nshuro ntushobora kongera kunesha umutwe. Ubu sigiye naziye muri runo rugo mubona rye. Ako papa ntago rirarenga nuko tashanje sivita. Ubu ngubu abadamu natwe tugomba kwihagararaho. Umugabo yiha kwikomeza ngo kujya mwinginga mwihorere Nono cyane cyane iyo mbonye ka cyashya kuri njye. ubu mozeho n'abantu. Voilà, icyo niki? Nukundi dikriza muri rubanda. Si kwa ça, Jeff. None n'ikimenyemenye kugira ngo mwereke yuko warakaye neza umuhungire wawe ujye kwa se na nyina. Mais je dois prendre ma décision. Je suis un homme. Jeff atinyuke ambwire ngo yariyubatse. Uriya Jeff yiyubatse. Ndakura intege muga mukutwari uriya mugabo uzamenye yuko zatabya. Unagushaka nambikwe ingofero y'ububyeyi. Ku myaka yanjye nashobora kumenya umwana uri kumbwiza ukuri no kumbwira ibinyoma. Isongera mama wanjye ntago akwiriye kumenya ibintu byose bibera muri uru rugo. Ngende umukobwa ndi umwana muri uru rugo ntago ngenshi nzo kujya mubyukanira amapasi cyangwa se nkoropa cyangwa se nkora ibyo bintu byose uri gutekereza. Uziko nahakaniye ababyeyi nigira inzanga nigira kubinkangisha nzakuniga njyewe nzakuniga. Hello my beautiful people, nizere ko meze neza, nizere ko mumeze fresh muri yagiye atandukanye. Abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu ndavuga aba diaspora muri rusange. Hope you nakugenda doing fine. Nge nitwa So Official, niyo mazina yanjye na hii ni DC TV Rwanda. Imbere yanjye ku mashusho nicaranye na Monsieur Directeur Njoga. Njoga meze neza. Shameze neza original kabisa. So tumeze bite so? Anya ni sawa dore twaraburanye wabonye amafaranga weto nyibeta. Ariko no abantu mukurikira DC mureke mbabwire. Inkuru yanjye na Soti ni ndende nago nayivuga ngo mbivemo. Ariko umwe muri twe uzi wabonye amafaranga abizi ku giti cye ku buryo yahinduka. Ninde wabonye amafaranga witumira? Ubaza ikibazo? Ujya wibuka neza. Uribuka inama yanjye ya mbere. Nakubwiye. Wowe ubwawe tuganira. So rero iyo nama ni wibuka umwe muri twe yabonye amafaranga hibetundi. Ariko umuntu yagiye afite inama yahuye nazo sibyo mwana wanjye uri kurana. Umuntu yagiye afite inama yahuye nazo. Akagira ibintu yibuka bien ya change the mind. Ubwe nawe yahindutse aravuga ati ariko hari ahantu byahindukiye. N'abashuti babashe kuma motivation. Kandi nzi ko nge ndimo abantu bataguciye intege. Soti muri make warahindutse umeze neza umeze fresh. Narahindutse Njoga. Warahindutse umeze fresh. Narahindutse umeze fresh. Oya. Ntago wahindutse guhinduka no upgrading.
warahindutse umeze fresh kwa upgrading no kuvuga ngo kwa upgrading no kuvuga ngo hari ubundi buryo umuntu aba agomba kuba amezemo so reka mugusobanura ubwo buryo bubiri so wari uri muri ubuzima uva muri ubuzima ujya mu bundi no kuvuga ngo wahise uhinduka no kwigira mushya no kuba uri muri bwa buzima ukaguma muri bwa buzima ugahindurikira muri bwa buzima urumva yego nibwo uba wagize iki wabaye icyo ngicyo oya ni ukuvuga ngo yasi telefone yanjye ni nshyashya ariko ninyitanga bakayikura muri Windows kangahe bakayishyira muri Windows kangahe warabaye upgrading ariko noneho wavuye mu buzima ujya mu bundi buzima uba wowe mushya ubu kano kanya so turataha mu nzu yawe urambara urukweto rwawe urambara umupira wawe nta muntu ukuvuga ngo wanyambariye ikintu runaka mu gihe kera utaraba runaka wahuranaga ufite imitego y'abantu mugenda muhura nabo muri icyo kintu rero nicyo kivuga ngo runaka yavuye muri iki kintu yahinduye ubuzima ari muri iki cyakoze cyazi ikintu abantu badukurikiye hano Njuga ari mu bantu bafite fondasiyo kuri nyine bafite uruhare kuri kariyeri yanjye kuko ari mu bantu ntangira bino bintu bangiriye inama kandi no mu bantu bamfashije njyewe ndibuka wowe ubana na Mitsutsu ungezeho ikibazo kambwira ngo byari ibibazo bibiri wowe unabyibuke neza sinzi niba ubyibuka urambaza ngo Njuga njyewe nari mfite inzozi zo gukora ibintu n'ibi uyu muntu aramufanaga ariko arampamagaye kandi amaye igitekerezo kimeze gutya na gutya singenda mentioning amazina nyikore ndakubwira ati sote wowe uri mukuru mu mutwe uruzi ubuzima ubayemo nubwo ugiye kujyamo kora ikikuri mu mutwe nicyo gisubizo njye naguhaye rero wowe wakoze ikikuri mu mutwe kandi right now kandi hari mu bihe nk'ibi ngibi muri ano matariki mu hano gutyo niyo mpamvu twongera guhura buri Imana ihuza abantu mu matariki yayo ariko ni fresh kabisa njye na appreciatinga intambwe yawe aho umaze kugera then intambwe ufite kwigisha ibindi bintu kuri ibi ngibi nawe ugira ibyawe so ufungure ube munini kuko abantu benshi ndagenda kuri Irene wigiye kuri Philipita urumva buriya ntago urugero Irene yari ameze nkawe Irene yigira kuri Philipita afungura ibintu bye binini agira abantu afasha bitewe n'ibyo abona mu mutungo urumva ukuntu ubone amafaranga mu mutungo ukumva ntago yaguma muri wowe washinga nka za alimentation ukabona n'ibyavamo wafasha abahanzi ukabona ibyo bintu byavamo bitewe n'imibare ufite wowe ukajya ukora ibintu bijyanye na level wowe ubwawe uriho yego hanyuma rero wenda ukaba kanyuzemo bari ngombwa kugira ngo tunaganireho duherukana hashize igihe kinini ubwo twakutanaga twasuhuzanyaga ubwira aho ngaho tuganira ubu ngubu ubuzima bumeze bute Njuga life imeze ite birimo biragenda life yanjye ni sawa nk'ubuzima bwanjye bwa kera life yanjye ni kwa kundi mbameze neza niyo byaba ari ubuzima bubi njye mba ngomba kuba ameze neza kuko sinumva ko hari umuntu watakira ngo ubuzima bwawe ni bubi kabwishimire nta muntu ukunda kumva ngo nyine abantu bishimira ko wahora mu bukene wahora urira ariko njye si ibyo nkunda niyo naba ndi mu bukene kubera Imana numva ko nizi isomo ryo kuvuga ngo ubukire bwa mbere ni njyewe kuba nyifite ubuzima nyihumeka mfite ubukire yego ubwo duherukana wari muri proje za movie cyane ariko kugeza kuri ubu ngubu ndashaka kugira ngo nkwibarize Njuga uri mu bantu bakinye kuri Fine Media TV uri no mu bantu bari aba director kuri iyo TV ndetse no mu bantu bagizeho uruhare rukomeye cyane nago uri kure y'ukuri hanyuma aka kanya Fine Media yarahagaze bundi ntandaro ni iyihe kugira ngo Fine Media wakakanya n'amamuvi mwanyuzagaho bo batakinyuraho akansobanuye ku bijyanye na Fine Media Fine Media ni ikintu nakoreye cyane ni big project nakoranye n'uriya mugabo witwa Emma ariko tuyikorana muri buno buryo twayikoranye mu buryo bwitwa ngo
mfasha nkufasha yashoyemo amafaranga nanjye nshoramo ibitekerezo nkora proje y'abantu bo mu cyaro ariko bivuga ngo ngiye proje yanjye izajya ica kuri TV ye ice kuri YouTube. Igihe twakoranye ntabwo ngiye nigeze mbona televiziyo ica iyo proje. Urumva yarambeshye akomeza kumbeshya uburyo ari gukorana na RBA akomeza kumbeshya uburyo ahimba arakorana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ngo kugira ngo proje yanjye izaceho. Nyine numva agira yari afite ururimi nubwo yatashye yari afite ururimi rw'abantu biniryarya akumvisha ikintu ukacyumva. Ntago yari umugabo uciriritse yari afite amafaranga yose ashoboka, amafaranga yose wamuca yayaguha, ariko kuba atari umugabo uciriritse udafite n'amafaranga make akaba ari umugabo ukora ibyo bintu, ni ukuvuga ngo njyewe ntago nababajwe n'urupfu rwe kuko hajemo uburyarya kuri njye no ku masitati yanjye no ku bintu postinze neretse abantu ko urupfu rwe rutambabaje. Ureba kuri stati zanjye usomera abantu stati zanjye uko zakurikiranye ahambere ubahababwire n'akabiri uhababwire nongeye ngusobanurire izo stati impamvu njye nazishize kuri WhatsApp. Kandebe Njuga mbere washizeho yari ya BR maybe iyi wanditseho RIP ushaho ifoto ye gusa, yindi uraza ufata ifoto yiwe yambaye ikote ry'umutuku afite n'akarabo urandika ngo mana uyu mugabo nubwo apfuye sha nzaba mbarirwa kabisa. Mana uyu mugabo nubwo apfuye nzaba mbarirwa kabisa. Next mwe bita gusiga inkuru mbi imusozi. Bimwe bita gusiga inkuru mbi imusozi. Reka ko kantu nkajeho abari ko naguhamagaye urambya ngo ntago najya gutabara umuntu wiyishe. Bon ni nanjye watangaje no kuri social media urupfu rw'uyu muntu. Ubundi uyu muntu aturanye n'umugabo witwa Sano photographer. Urumva abantu benshi baramuzi. Hanyuma aturanye n'umufotografe witwa Sano. Uwo mufotografe witwa Sano mu masaha yo masaa 9 z'ijoro yamamagaye nsanga yambuze bigera saa 10 ari kumamagara ndamwitaba. Noneho maze kumwitaba arambwira ngo boss wawe ko apfuye yishe n'abana. Ndavuga boss wanjye wowe kurangiye mitanekereza abo boss benshi. Clapton ni boss wanjye, Clapton ndanamwubaha. Muri Clapton twarakinanye muri Seburikoko ariko nishimira intambwe yagezeho kandi ni na boss wanjye mu bikorwa byo byinshi ngenda nkora yabiraka najyamo yabiki ni uba wabindangiye. Arongera bimbaza nongeye kumva boss wanjye ni uwuhe, nongeye gutekereza Faizo, none nagiye nokeza abantu bagiye batandukanye ndavuga ngo why not umuntu akombaza ngo uyu muntu yiyanye n'abana. Nahamagaye Faizo zo saha mamagara Clapton zo saha nta numwe anyitabye. None ndangije mamagara Panda aranje arambwira ngo bamwita Panda photographer. Ndamaze se ninde wapfuye ngo ni Emi wo mubizi. Numva ngewe ngize igihunga nawe ubaye shocked yapfuye gutya na gutya. Ndangije ngiye ikintu nahise nkora nahise neka amakuru mu bakozi be. Umukozi warambwira ati twebwe yatubwiye ngo dukureho telefone agiye kuryama nta mukozi ashaka uri ku murongo. Man umutipe yagiye ngafata essence abakozi babibonye yinjiza amaze gufata essence yanyanyagije mu nzu yose guhera kuri televiziyo guhera ku mafirigo guhera ku bintu binini bigiye bitandukanye. Umutipe twika inzu yose. Urumva yego ndangije ndavuga ngo why not uyu mutipe yakora ibintu binini bimeze gutya.
ariko sauti kuba nashyizeho ziriya sitati si uko nashinyaguriye umurambo nashaka pfe reka nkubwize ukuri mbwe n'abantu bari kureba disi uriya mutipe ni umuntu w'umugabo ni umuntu ufite wagira agaciro ku buzima bwe akanakiyima ariko ntabwo ari umuntu ku bana be mani ntazajye n'umugabo n'umwe wumva ngo warabyaye cyangwa ngo ufite urubyaro ariko wowe ugiye gufata umwanzuro udakwiye ku bana bawe bro kwica umwana uba wiyambuye ibintu binini uba wiyambuye ipeti wari ufite abana ariko ntabwo ku ijambo nashyira kuri stati wowe wapfuye urimo nta nubwo ngiye mbonye n'umurambo wawe nawe uvutagura uriya mutipe yapfuye nk'ikigoryi yapfuye mana hari ukuntu uririra umurambo hari ukuntu uvuga ngo yo niba bakurimo na miliyoni ukaba wababarira umuntu uko yitahiye sinakubabarira n'imbere y'Imana ngende Imana ibaho turayumva turanayemera ariko man bro uri kigoryi nta nubwo ngiye navuga ngo man niwe muntu nta nubwo ngiye nakuvuga neza so ngewe nyine ngenda babaye ndi kubikubwira mbabaye napfe atwambure napfe yambura abantu benshi nzi bari mu madeni harimo undi muntu tipe wapfuye Imana mwakire witwa Theo yari umwana mwiza DJ Theo niyo nawe mwubakiye boîte y'akabari yari afite harimo umutipe witwa Rambo nawe umwa interview yagusubiriramo urumva harimo umuniga witwa AB Godwin harimo abantu benshi yambuye harimo Damour Selemani urumva harimo ba Ketchup harimo ba Nyabitanga harimo bande abo bantu bose bakina muri filime yarabambuye ariko ibyo bintu wabijyana tukakubabarira nk'abana b'abantu ariko gushyiramo ubuzima bw'abana ubupfuye nk'ikigwari sibyo nyakubahwa Perezida Kagame yavuze ngo dufunge mukanda ufunga mukanda ni wowe ku giti cyawe ntabwo ari wowe n'umuryango wawe funga mukanda ku giti cyawe ariko wowe urababara ibibazo byawe ukabizana mu bana bro umwana ufite ejo hazaza umwana ufite guhindura ubuzima mu myaka ingaha amaze adagitekereza ibyawe afite kwikorera ibye kandi agatera imbere akubaka akavuga ngo ni mfite dadi man uriya mutipe urupfu rwe sinaruvuga neza n'abandi mushamu uzaruvuge niba ufite na nyoko aruvuga ababare urumva ni wowe mubabaje niba ufite na bashiki bawe bababare ni wowe bababaje niba ufite na bakuru bawe cyangwa barumuna bawe bababare ni wowe bababaje niyo magambo avuga ku muntu mwabanye inde wabanye n'undi ntabwo mwabanye se ukica umwana wowe uwo mwana uzazaba iki wowe uwo mwana uzi azaba iki uwo mwana abana babiri bro sometime yayobora igihugu sometime yaba umuyobozi w'akagari w'umurenge umudugudu siporo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye wowe ikigoryi mu mutwe wowe ufata ibintu wowe wapfuye mana hari ibintu binini umuntu aba yavuga ariko sote njyewe ntabwo nguha amakuru nka gutya uriya muniga ngene muzi ubuzima bwe bwose bunini bwe n'umugore we bwe na famiye ye nanabayeho kubw'amafaranga yabo rimwe na rimwe aka amafaranga yo muri shiriki uzi icyo ari cyo mu basiramu amafaranga yo mu buhemu ubwambuzi no mu bindi bintu njyewe ibyo ni ibintu nzi kuri njyewe ariko ntabwo mbizi kugira ngo mbitangaze nonaha kuko ngiye gutangaza amafaranga n'umugore yazamo kandi umugore aza akavaringa ibintu byabaye ajye mu Mana asenge yitabe kiliziya yitabe abakristo cyangwa ajye muri Islam asengera aho ashoboka hose yitandukanye n'ikibi barimo urumva ntadatandukana na biriya bintu nawe buno ubuzima buzamukurikirana ibihe bintu ibyo bari barimo ntadatandukana n'ibyo bari barimo bikize ugiye nawe kumira nka bavuze ngo ni igitambo yatanze oya ngenge kuba urugero iriya famiye yari famiye y'abapfumu akona akakano mwiriye nushaka ko nzabirambura mu kindi kiganiro cya nona kugira ngo dukomeze gushinyagurira umuryango ariko nashaka njye n'inama mugiriye mu kiganiro nk'iki
aze ajye mu kiliziya asenge, asanga abapasiteri asenge, ajye mu masiramu asenge, bizaterwa naho wishimiye gusengera wumva hazagukiza. Wayi bupfumu se suko umugore yari umuvuzi gakondo. Akose bihurira ye n'umupfumu. Iyo uvuze ngo umupfumu yari umuvuzi gakondo. Umuvuzi gakondo ninde? Umuntu uvura akoresheje imiti gakondo. Afite ibihe byangombwa. Buriya yari afite ibihe byangombwa. Bro, so hari ibintu binini nshaka ko tuzaganira wenda next. Sibyo? Tukabishyira harambuye tukanariza. Sibyo? Bano bantu iyo tutabanarije baba bazi ko hari ibintu twibagiwe. Kandi nanone iyo tubanarije ribi bizamo. Wowe famille zimwe na zimwe wakoze ibintu bimwe na bimwe ariko twe turi abantu bakuru, turi abantu b'abagabo. Sibyo? Njyewe rero ikintu ngiye kugusaba DC dukore episode ya 2 y'ikiganiro, dukore n'ibindi bintu ngiye nkwereke bimwe mu bintu bano bantu bari bafite kandi bakoraga kandi rubanda batazi. Urumva? Bo bazajudging. We judging Njuga kuko bijudging Njuga kuko avuze kano kantu. Wishaka amakuru menshi cyane kuko ngiye ngo turangirizaho. Urumva? Ifite yanjye yitwa Ibi nawe ngo barakwambuye ariko bande abanyambura ko ari benshi. Ngagiye nawe kuri maka yabo. Inde? Kareka yambo yabo. Kandi nawe urimo mu mubare. Nge nago nkorana n'abantu. Arya Njuga yakoraga iki? N'abapfumu. Nkorana n'abapfumu. Dore Njuga. Yata Njuga. Uretse batubwira ariko. Urumva Njuga batubwire. Ebi byagenze bite? Navuga ngo Njuga yishe ihene. Garuka uri kujya. Oya. Uretse gato. Oya ntabwo urajyaye. Nta bintu mfite byo kuvuga mani, mbabara urahita ufata mikrofone yawe. Wereka tuvu uretse nkubwira ikintu. Reka mukubarize. Njuga. Emi yakoraga iki? Emi witabye Imana. Emi yakoraga akazi gasanzwe, afite akabari, afite n'ibindi bintu. Urakeka ko yaba yiyahuye akica n'abana ziriki? Yabitewe n'iki? Niba ari abakurambere, niba ari ibiki? Si ubukene, si n'iki. Yafite umuntu wari ufite televiziyo metero 2 kuri 2, umuntu afite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo umuntu n'umukene we afite icyabiteye kandi ibireka nkubwire. Yewe nago nshaka gusobanura ibintu byinshi. Uretse mbaze nkubwire ikibazo. Uretse mbaze nkubwire urimo uramvugira. Nabwiye bano bantu nge nzatangaza unyuma. Oya nkubaza ikibazo kimwe cya nyuma mukomeze. Kuki mushaka ko wababaye ko yapfuye cyangwa wishimye? Nishimye. Urupfu rwe rwenge we ku giti cye. Yatse umuntu wishimye ko umuntu yapfuye. Njyewe washimishijwe n'ishinyagura. Uriya munigana namushinyagurira nabona n'umurambo we nkawukubita. Kujya ngo none njye mbikubwira. Ureka mubwiye ibi. Nago njyewe nzababazwa. N'umuntu wiyahuye yarangiza agashaka kubizanamo n'umuryango bro. Uriya mwana waruza azabiki. Abana be ko batakureba. Abo bana nago mbarira ko umuntu yapfuye. Ubwo wewe nabyishimiye kuko yapfuye nk'ikigoryi nk'ikigwari. Mwapfuye yuko yakwambuye. Wari uzanye icyo napfuye nawe wambaje ngo napfuye nababaye uzanye icyo napfuye nawe ukizanye gute muri yitabye Imana mwari mukivugana neza? Njyewe nawe sinavuganaga nawe neza. Mwapfaga iki? Ebi reka ngubwiye. Oya yakwambuye angaje. Si ngombwa ngo umuntu atangaze ibintu byose. Kandi njye nakubwiye ngo nicano kuki filime mwakoranaga kuki filime mwakoranaga zari zarahagaze. Okay, nabisobanuye hasi. Navuze ngo umuntu nari mfitanye filime nawe anyeseza ibitangaza arambwira ati ngiye uzajya nkorera filime ice kuri YouTube channel yanjye. None mfite televiziyo navuganye nazo zazicishaho ahubwo televiziyo zikwishyura yakujya kuri set no guhemba abakozi. Nkorana nawe ndakomeza ndakora anyezeza ibitangaza. Afite akarimi karyoshye byo niko yari afite akubwira kumvisha pe ngezaho shwana nawe na contract arangiye imyaka 10 kuko nago nari mfite amafaranga. Urumva ngewe ikintu narangizanije nawe bro, icyo kintu ngewe mubwira ngo ndagiye sinzongera gukorana nawe. Biravuga ko aka kanya amaze kundeka yafasha abandi bantu ngagiye kunyemeza. Ndamwe ati wowe korana nabo bantu unyereke projet zabo. Uzambwira
uzambwira nta na episode 3 bakoze rero Okay, buretse gato wowe uzambwira biravugwa yuko channel ziwe wamaze guhindura amazina na password buretse jewe nanjye mfite se nugatukana umuntu yitabye Imana inde witabye Imana Emi boss wawe nimuzigiye mu bintu ryarya bro nimuzigiye mu bintu ako ntago wanashinyagura umuntu wigisha sasa so gushinyagura gutyo je namwe uriya munigana mbonye n'umurambo we nawe uvutagura njyewe none se ko Ebi watuje kandi nawe yarambo nanjye ko nambuwe none se wagira ngo ndakare oya buretse wari gukinira ku muntu witabye Imana ngo nuko ngo warakajwe se n'iki yitabye Imana he Imana yo mwijuru Ramon Imana ni namwakira ngimuye n'Imana naye bazanga Imana urubanza kutazi impamvu yabikoze utazi byabaye nta namakuru ufite urahurimo uraca urubanza wagize ibiki man ngiye uramuni ari umuntu urumva ncira urubanza mwese abantu benshi barakara nshuti y'Imana nababaye uramuni gakoze ibintu by'ubugori ni nawe muntu wa mbere wapfuye abantu bose bakaba nawe ubwo urababaye kandi ubabajwe n'umuryango we wumvishe n'abantu bose mbabaye kubera abantu bose n'abana babajwe n'abaye Ebi reka mubaze ikibazo ese yarakuri imanga y'ejo buretse si ngombwa ibihumbi ngo 25 mwana by'amanyarwanda 25 by'amanyarwanda none se kutaye ikiganiro cyawe buretse ndakubajije ngiye kubaza ikibazo kimwe Ebi wishimiye urupfu rw'ura muntu cyangwa rwakora ntabwo nakwishimira urupfu rw'umuntu ngiye nababaye wabajwe n'iki nuko yapfuye hari ibindi yakagombye gukora icyambere yarafite abakozi nawe urimo ahemba ngiye kukubaza ibibazo bibiri Damboro Emi ngiye naguhamagaye muri projet ninjye wakuzanye yego ugeze muri projet twakoranye neza ubona no umubosi uri ufite umunyangamugayo sibyo kandi nakomeje kumvisha uburyo ari umunyangamugayo ese washimishijwe n'uburyo mwakomezanyije oya nyine ibyo bibaho umuntu ashobora gucika intege mu kazi cyangwa se akabagaho sha mureke mbabwire mwa bagabo muri hano ni mushaka kundwanya mu ndwanya uretse damu genda wowe nazo jye umuza kumvuguruza njye wa mugabo we bitewe n'ubugoryi wakoze bwo kwica abana bawe nishimiye urupfu rwawe iyo upfa wowe ugasiga abana kuva navuga ko rwamera umvise umuntu yishimiye urupfu rw'undi muntu man uriya mutipe n'imbwa uriya mutipe muri abantu bakuru n'abakurikiye icano wowe wakoze ubugoryi n'Imana itakubabarira no ku munsi w'urubanza njyewe n'Imana niba ibizi nkasanga nkurikiranye nawe ku murongo Imana ikahita ica urubanza nkumva izanye moto nahita imwati ndajurira uru rubanza rw'uyu mugabo ndarujurira ese usanze ari nka yabaye mu nzu egora nanjye nibyo mba ndi kuvuga usanze ari urubanza mutabizi ese nta kinyamakuru ufite ko ibyo mutabivuze mu kinyamakuru mvuga ngo iki nabikubwiye nakubwiye ndi usanze hari ikindi cyatumye biba atari we wabikoze atari wabiteye usanze nyine ari nka yabaye mu nzu amusaba imbabazi yitabye Imana kandi twaturiye mu rubanza rundi urwo rubanza yaba ari muzima nandi muzima naba narayitabye nawe yarayitabye twahuriye mu rubanza iki kintu kiba kizima wese ubakiko ibaza uruntu mana uziko njuka wajya ngo ntiyuzuye ibaza umuntu kuva nabaho nubwo mbere umvise umuntu weruye akavuga ngo uyu muntu nubwo apfuye ngo ntagene ngo nese ninduvuze ko nyina asa njuka bwira yarakuyemo amafaranga ngaho bundi utabeshya ntago ari ngombwa kuvuga amafaranga yarandimo nta oya buretse mbanza nkubwire njuka mubabarira njyewe uriya mugabo sinamubabarira ndabivuze Mana nyumva rero nababarirwa n'abana b'abantu wowe Mana yonyine uzanyumva umuntu wafashe umwanzuro wo guhekura ubuzima bw'abana kandi uriya muntu witwa Emi niwe wazamuye njuka ntabwo yanzamuye urumva muri ya filime yitwaga Rusaro yitwaga Gasaro yitwaga reka n'imiziki njuga yasohoraga niwe wayiteraga inkunga yihe urugero imiziki y'Abafrika na ba Denecha bose mwaririmbaga nyabateraga inkunga hari n'indirimbo mwanakoranye urakoze nigeze no kujya gushutinga indirimbo ya Denecha atwemerera imodoka yo gushyira mu kubuntu nta niki yamwemereye imodoka yakwemera amafaranga kuza kuri te yakwemerera ibyo kurya mfite imodoka wowe uzirindira kuri te gutwara amafaranga umva rata oya wigeraho ujya ko mahanga kandi nese ikiganiro cy'abantu utari ikiganiro cy'abantu mbare je nari ndi kwiruka tubwireho gato ntacyo agaruke reka ngende uvuga amagambo ngaruke mwishyura oya rataratinda mani tubwireho gato abantu twazanye wowe wari umuzi gute ngewe ntawe narinzi inde se ubundi ema inde wowe akora iki
nawe ubaye ngabo mwana nindi biki yavugaga aka kanya ugiye muri Kenya urahindutse ngo ninde aka kanya ugiye muri Kenya baraguhindura boss wande boss w'ibiza ibiza ni biki ibiza ibingibi biza by'amazi bigatwara abantu ibiza rizo imodoka ese yari yakwabwanga indese none hako so banyarwandakazi uwo muntu wemi ntago muzi cyokora reka nyangira ikintu mvuga yego uri seri rest in peace kuri we ntabwo njya nishimira umuntu ko yapfuye niyo yaba yakoze iki nukuvuga ngo ikintu mbara ko uwo muntu wapfuye hari ibintu yakoreraga abantu abo bantu bahombye yuko atakagombye kubapfa niba yari afite hoteli iyo Ibiza Resort sibyo iyo hoteli yahembaga abakozi barenga wenda n'urugero nka 50 abo bakozi bari bafite imiryango sibyo iyo miryango yari bayeho kubera uwo muntu none imagine abakozi babuza akazi utagira ikintu ngera kuvuga nsoza ibintu ndi kuvuga reka soza jewe biza ko nsoza ibintu ndi kuvuga se reka soza ko nsoza ibintu ngakira mikrofone ya gafata ibyo urumva so yego uvuga ngo uwo muntu yitabye Imana umuntu yitabye Imana ngiye ntago nakwishimira yuko agiye njishimiye naba nishimiye ubukene abakozi be bose bagiye kugira harimo na Njuga asa nukarakana inshuti y'Imana ariko Njuga yaramaze igihe baratandukanye bakoranaga nubuse kandi harashize hafi umwaka ako wiraka dore ahubwo akabose niwe wajya kujyayo kumusebya Emma apfuye akora imideri y'amafaranga angahe ngiye kano kanya si umwanya wo gutangaza amafaranga yarandima njyewe kubw'umuryango we njyewe ntago nabajwe hari ukuntu umuryango uza hakazamo n'amafaranga njyewe nababajwe n'abana be kano kanya sibyo kandi n'umuntu Emma ntamwubashye wenda nubwo yanengushye ariko nta muntu uzanyishyura amafaranga nta na famiye iteze kunyishyura amafaranga ubu nubwo nayatangaza nijyanire ariko uri ikigwari si uri ikigwari ku mafaranga yanjye uri ikigwari kuri famiye yawe wowe abana mane njye umwana witwa Blessing namukundaga na Blaze oya Blessing yego witwa Blessing namukundaga erega nabo tuzi twese abantu twakoranaga na Emma tuzi nabaga Blessing na Blaze yari umwana ukubagana yari umwana nakubitaga za nkonjidamo mama twatukumva erega nduga sinijya wajana nongera gukubagana buretse kumbaza ibibazo wewe wambaje ikibazo kimwe wacana mani ngiye respect nubwo turi gukora ikiganiro kitarimo ikinyabupfura ariko turi gukora ikiganiro cy'ukuri kwinshi ngiye nakunze umwana witwa Blessing yari umwana muto hari akavido muri kureba hano uwo mwana uwo nguwo nuwo wakavuze umwana mane umwana si mwiza nkuko mumubonye ariko mane respect mane ukuntu angana uriya mwana ega no umuntu wabajwe nuko Emma yapfuye abajwe n'ukuntu yishe yapfanye n'umuryango we reka tubire umuryango we nyine apfanye we muryango we kuba yapfushije umwana abana babiri n'umuryango ndabeshye yapfushije nyine yisha abana babiri turako tubivuga yapfushije kuba yisha abana babiri biwe reka turangize ikiganiro sote nzaguha episode ya kabiri ya kino kintu tanga ikibiriti reka turangize ikiganiro sote natangije kino kiganiro reka banshimire kamushimire njo kamushimire cyane wenda tuzaganiraho next time reka ibino bintu bivemo ahubwo Njuga mbwira Afrika yarafunzwe niwajya kumusura Afrika reka mbwiye sote sote reka wajyanye muri rehabilitation reka ngusobanurire amagambo abiri yego Afrika ni umwana wanjye sibyo yego nongeye mbisubiremo Afrika ni umwana wanjye ikibazo cyose cyamubaho ni icyanjye Afrika njyewe kuri we mfite ibisobanuro byinshi ntago nakorera iryo kosa ry'ibyo bintu no gutekereza byagenze bite rero oya wimbaza twijya mu bindi bintu Afrika ni umwana wanjye ikindi kintu cya kabiri sinakorera iryo kosa ry'ibintu no kunekereza bon mu magambo ari hano Afrika arahari Afrika yahuye n'ibibazo kandi ibibazo tugomba guhandoringa muri abantu muri abafana
muri bande muzadufasha kubihanduringa sibyo umuntu yafungwa kandi buri muntu azira ikosa rigiye ritandukanye sibyo sinumva ko ikosa rya Afrique ari igihunga kuri rubanda buri wese ararikora kandi akagaruka agasaba imbabazi akagaruka mu bantu sibyo numva ko nagaruka muzamwumva mu matwi yanyu nagaruka mu byo azakora byose muzamwumva Afrique n'umwana w'umusore ufite talent ufite korabo n'abasani batandukanye kandi b'abahanga ufite albumu agiye kumurika Nyagasani nadufasha muri uku kwa gatanu turasohora albumu njyewe Faizo Nesbit n'abandi bantu bari inyuma y'iyo albumu ba Clapton n'abandi bantu tuzagenda dufatanya mu bijyanye n'ibyo bikorwa byo kugira ngo turonshinge albumu ya Afrique sibyo ndabasabye rero abantu mvuze ruguru dufasha Afrique akomeza atera imbere ahanga ibintu binini namwe bandi mukurikiyeho urumva wowe wishaka ko tuganira ku bintu cyane by'ububabare bwa Afrique ibyo yarimo ibyo yahuye nabyo abantu barabyumvishe baranabibonye baranabisoma rero iyo ugaruye inkuru ni nko kubumvisha indirimbo ya Melody bahoze bumva ariko biterwa naho babyumviye none niba barabyumvishe ku gihe twa hano turi kuri DC abantu bo kuri DC bakeneye update yawo rero mu yo ndirimbo shizemo imitero bigiye bitandukanye ndababwiye ngo mumfashe uzamenya aho byapfiriye muganiza akantu gatoya hano umugabo bita hadi wa mutipe bamwitaga nawe yaririmbaga indirimbo yitwa Pizza yitwa Pizza Joe West ari he Joe West se nago Young Jari yamwambuye amacana ari he yatangiye guforoma bushyashya nyine ari kwirwanaho nawe ngo arebe ibyari ku bijyanye n'ibyo bintu rero Afrique agiye kuza araforoma cano ye nshyashya oya iyo yari afite ntago ari ngombwa ngo amakuru nyine ngo urugero kugira ngo wumve betse gato aje so ndatangiza abantu benshi oya abo bantu urindira ibi andi makuru bazamenya ama interview yagiye atandukanye no serio paka cyane arayitwaye nibyo tuzavuga nidusora indirimbo tuvuga mu turasora indirimbo nyine Rio Paka cyane arayitwaye ugere ku munwa musasi umva harya uwo muntu witwa harya yitwa Joe Stacey byagenze bite Young Jari yatwaye cano urumva amaze utwara cano atayihinda noneho yayihaye nabonye yarayihaye Isam hanyuma se na Afrique nawe nibyo bimubayeho Rio Paka arayijyanye Afrique ntago byo bimubayeho byo bimeze bite Afrique shiraho umucerega njuga bishyiraho umucere abantu bafite aracyafite ya myaka y'abana Afrique aracyafite ya myaka mwakunze Afrique araje akore sibyo akazanye impindura amatwara wowe wacana kisa kintu mvuze ibigambo byinshi wowe yabishyizeho none hagaswe twagiye uhera kuri Afrique araje umuntu editing yibuke bino bintu mbom Afrique araje Afrique araje agarukana ibihangano bishyashya araza agarukana imizigo mishyashya man araje abatemo sibyo man soti ntuzifuze umuntu waguye uzifuze wabaye successful wan ikigwari fatana bino bintu by'amakuru yacu ari mu gihugu biracuruza kuko uruganda rw'umuziki rwaragiye rugoma ahantu hamwe we intambara yo mu benturo ntabwo uri kuzamuka ahantu uri kurenga zino ntambara turi kurwana na zino ntambara ziri ku macano ibi ni ibintu turi kugenda duhura nabyo hano hanze sibyo mugerageze turwane nabyo tubanze tubitsinde mumenye ngo ibihangano biri kuvayo umuntu witwa Dani Nanone kano kanya umuntu witwa Dani Nanone afite album nziza bro abantu mukurikira ama album mukurikira album ya Dani Nanone sibyo akaba ntabwo ushaka kwiyumvira album ari kwiyumvira iki amatiku ye n'umugore kiramo njye ndi gusobanura Soti mubwira ngewe mane kuva Soti nawe mumenya yateye imbere urumva kandi right now yabaye umudamazera n'ababare yateye imbere mu mudamazera uri imbere mane njya mbona inkuru z'abashuti bawe nkabona amaplanka mukora n'ibintu bibahira
aya maprankasi nyine mpa nk'urugero prank ya cya gikobwa cyita gute manje igicucu Joyce ntabwo ari igicucu. Okay, twikomereza nyibwira ibya Afrika. Muvuge wewe shaka kurenga bino bintu. Kandi bishire uzashire. Urabikatinga manza. Sote. Twabora ngo nyibwira ibya Afrika. Afrika byari bigeze yani. Juga dukomeze. Bwa mukobwa bamwita nde man. Twikomereza njuga byatubire. Kuna na munyamakuru yitwa nde? Wachana wambwiye wowe ku kamera. Twikomereza byatubire ke njuga. Yitwa nde? Indes. Ura mukobwa muhesha. Inde. Hey man, muraroga. Siko muroga namwe se. Siko sina itse rigenda. Uwo mukobwa yitwa nde man? Ukora nawe munyamakuru wundi yitwa ngo ngwa ndi umana washazwe umunyamakuru bya Dene ukora kuri The Choice. Umwaya. Umana jenga umunyamakuru bya Deben. Yitwa nde? Urakoze. Wowe biri gukora amapranka. Uriya mukobwa yitwa Miki. Rero hari igihe mba naracecetse sote. Aceceka ikintu kinini. Miki. Si inshuti yawe? Ako nawe muri inshuti. Njye ntabwo ni inshuti ya Miki. Ntabwo ni inshuti ya Aga. Uze mwapfuye. Na oya. Ntacyo. Njyarya ninde? Gute? Kandi bano baniga kuba views ni uburenganzira bwacu. Ariko ibintu muza gukina natwe mu bwongo bwacu. Nose bagukoreye iki ku buryo wavuga ngo ni indyarya? Mane kabimwe mbo tubirangiriza hano. Soti nushaka kubimenya muzamamagare. Ariko twifata ibintu byinshi ngo tubivangiye mu kiganiro kimwe twacanga n'abaturage. Tugume kuri bino biboro by'ikiriyo. Ariko soti niba uri umuntu mukuru tugabanye bino bintu. Reka twisoze ikiganiro njuga. Atwisoze ikiganiro kangushimiye cemwe n'abantu dukurikira umunsi ku munsi komeze mugira ibihe byiza n'amagara mazima. Jabres 9 kwa 10 gutyo. Tutarinjira wenda mu byabaye uyu munsi muri kese y'uyu munsi yari umuntu umeze gute wamusona gute umuntu utari umuntu. Je ntacyo namushinja yema rwose. Nubwo wenda agira gutuba twa management two kumanaginga abantu no kubahembera kujye n'iki ariko yari umwana mwiza avuganaga neza n'umugore nta kintu bapfaga. Umugore yamukundaga ijana kwija. Nimba ari umuntu akunda gura umugabo n'umugore we. Yamukoraga anniversaire buri mwaka akazana agatumira amahina akabaga abantu bakariya akayira akurura umugabo akamukora akamuha impano yamugurira amamodoka nta kintu atamuhaye rwose mu blessing Imana imufashe muri bibazo arimo mu mutima wo kwihangana ko nge anaza kiva imusanze aje kuraba ibintu byabereye ninge muntu wamu yageze mu maboko bwa mbere ahitavuza indura itarira ndamutsindagiza mujyana hano ku buri hano hari bateguye ndamuryamisha mbwira mukuru we ndamusaza ni mumube hafi bafande bati umuntu ari gusakuza ni bati umuntu ameze nabi bati nimujyane kwa muganga turamufata tumujyana mu modoka imujyana kwa muganga ko yahise atubwiye yego kandi n'ibintu byumvikana gusanga umugabo yiyahuye abana babiri fura yawe umukurikira ryo mukurikira mwituboyeta niki umwana ukurikira fura mwitana iki kironda mfura naho gwe yapfuye nabo bahiye ariko bahiye nabi urumva abana bahiriye mu nzu nasarimo nta batabara abana bahiye bahikiranye gujya ku rugi ubwo no kugera ari yanageze mu gitondo abana bamaje kujyana muri moruga actually umugabo bari banamubuze n'amakuru no kugiye cya byasohotse ko umugabo ari yabuze bari kumushakisha yego sinzi kuntu afande waje mwe wayo aravuga ati nyamuneka mwarebye aho ngaho umuntu uza mu bitaka by'iki mukazana isuka mugakunga mukabyintu byagiye bako bya bitaba byamugoyeje bana baringa bagera ku rugi kuko rwagiye bati rwaduje icyumba batana urugero ufunza faratire mu rufungura dufunguye dusanga tipe nimwe yikunje nimwe ahiriye muri iyo dushe nyine ntabwo nyine ingurongera amakuru ongera andi mashyashya nyine ko n'umugabo nawe yahiriyemo ubundi inkuru yaramaje no gutambuka no kugiye ko umugabo yaburi burengero none ubwo tumurambo turabona kuko wanagiye nyuma bwana cye hafi saa 4 kandi abantu barageze muri moroge saa 10 inzu yahiye ku buryo n'amakaro yera turika nubwo mbere mbonye burya amakaro nimba ari ibirahure simbi inzu yahiye ku buryo nta kintu inzu yarimo ibintu bihagaze nka $50 mu nzu honyine inzu yahiye ku buryo nikare n'ingurureba yahera atari nka fragment ibaza inzu yahiye n'amarangi akavaho agasigara blocks mazimbere
amabati agashya kigondera bati rimwe rya danje rimwe ryanjye rifite imihiro imeze nk'itegura rigashya rikigondera kamera nk'inuza nk'ishashi urumva murakona rumeze ngira ngo babonye n'amashusho inzu gashya paka n'ibinomo bigashya bikajya bimanuka bazimije baje imodoka 3 zakizimya imwoto ubwo nyine umugabo ubu nyine ari kwa muganga abana bari muri moroge umugabo ari muri moroge urumva ubwo nyine Imana ibakire mu bayo gusa nyine umva umugabo yakoze igikorwa kibi kigahitse burya mu buzima niyo wagira ikibazo urumva bro niyo wagira ikibazo ntabwo wagira ikibazo n'abana barubaziranenge abana ari abere ntabwo agira no kuri level kwica abana bawe niyo batarababe kandi nimba arafitanye n'ikibazo cyenda nimba ari n'ikibazo yari ifite kuri kamere ye abana baziranenge arafite umwana mukuru wiga ya Wisdom hare Musanze w'umuhanga yagize mu wa 5 umwana ufite ubwenge bwinshi cyane umusore umugore yazanye mu rugo naho kana ke gatoya naho karaga kari kazugunye kajya bakoza abamisi urumva abana bahibabaye cyane kandi bazijya ukuzira ibibazo bitari ibye hanyuma byagenze gute noneho kugira ngo womenye amakuru kuko byabaye mu rukerera mu gicuku wamenye amakuru ute wahageze ute wasanze meze bite umuntu akamuka mu gitondo agiye kwiherera nagiye kora mu telefone yanjye n'amapere na usanyisho kuko abantu benshi nanjye bahamagaye n'abamusanze bahamagaraga abo bose bamusanze n'ibyo bahamagara ko bazi kandi ngewe umuntu uri Kigali hafi yo kwera inshuti yanjye nubwo wenda ko tumaze iminsi dufitanye utubazo ariko mu by'ukuri nta kintu namushinja ari inshuti yanjye pe yarangaburiye imyaka 2 yose umuntu agutunze ntabwo buryo bavuga ngo ni umuntu mubi kuri wowe nubwo wagiye ukamutubaza ariko njye nta kibazo ko iyo myaka yabashe kukavaringa niba mu Buhinde nta kazi ndabona mbaho neza bituma none imenyera ikibuga ndongera subira muri sinema filime zirakundwa ubwo rero njyewe nabimenye mpita njyayo oyibwiwe nani nabibwiwe nasanze Njuga yamamagaye nasanze bakabose bamamagaye none byose mpita mbamagara bimeze batete sikoboje yacishene yareze ati twikiye abana mu nzara aranje aratoroka ndavuga reka njye kureba izi mfata moto njyayo ngezeho kuko asanga abana bajyanye muri moruge abapolisi baraho ribiraho bamwe bashinzwe bitwa soko nimba ari soko bamwe bashinzwe kureba ibimenyetso bose bahari nyine bishyizemo bari kumbaza gwambaza ati nta makuru ye ntabwo amenya nawe batorokeye urumva nawe bari bataramenya ko umuntu ari mu nzu yapfiriyemo kuko kazora ari ibi byashya bigahita bipfukana bikamunika bigapfukana ntabwo ubona ko ari murondera urugi rero kwa kura bibati ni gwaje kubona ko ari mu rugi rwa dushe barwishe ubwo abana bari bahajyanye kare urwo rugi barubonye mu masambi urumva abantu bari baniyebye amapereza yatanye ko bari gushikishana batangatanga babonye nawe yahereye mu nzu ubwo nyine batwaye mahiti nyine muri moruge abana bari bagize kare n'umugore bamujyana kwa muganga naho nabigarukirije gusa abana batubabaje cyane rwose wenda wowe yawe yewe ntago ababaje cyane kuko yarahaza ubuzima ariko abana be batubabaje pe yego wabyakiriye gute wenda dukure kuri apati yuko wenda wowe wabonye byinshi wabaye umusirikare wabyakiriye gute wishize mu buzima busanzwe shareka nkubwire nimba roko konje nkunda ubuzima kandi nanjye nawe n'ubugeragezo kuri iyi si binganisha ku rupfu uburwayi iki ariko nta muntu wanga ubuzima nyine waba ugeze ku mwuka wa nyuma uri gusema Mana mbabarira mbeho ubona nagezeho ndwara nkasaba Mana mbabarira mbeho simfe ariko ntabwo niye nifuza gupfa ngewe kuko gupfa nta muntu utabitinya yego none kwicwa n'umuriro nigeze gushya sinabikubwiye arya nigeze gushya ndi gukina filime urabona ko ufite n'inkovu none ukunda ufite inkovu umuriro urababaza uzanabicunge iyo urashe n'umwambo kiyegerezaho gato nandi gukina filime baranwika ndashinda nano ngo nari gukina ndi umuzima ngo uri kurya abantu ibintu bidasobanutse nawe n'abadirector n'aba makeups batabizi yego ba makeup ingana imbese bava kuba byigiye kandi ari ubuswa bashira igishira baza kwitera ndashada ndagurumana amazweze mu bitaro ariko nara kwa kuri bakuzimye yego tata ni ikintu cyandiye mu buzima uwo muri urababaza none nkareba kugira ngo umuntu ashye kugira hageza ashye umutwe agashya amaso umwuka ukabura agashirira numva ngo abapfuye nabi ubwo aba bana be bambabaje kuba bapfuye muri ubwo buryo ari inzira karengana ndakeka ko n'umugabo ntajoro abonye ikihano cye cyari kwa satani gukoresha inzira karengana abo bana rwose were kugenda kwitwika cyangwa se niba afite n'ibyumuzo n'umugore we abana akabasura agapfana n'umugore we ariko abana akabareka n'abaziranenge ese ubwo umwana ikibazo bafite ni iki umwana ko inzira karengane niba yanajyanye n'ikibazo n'umugore ntabyo azi uriya mwana cyambaje yaraje muri vakansi ataramara n'icyumweru ngira ngo kuko ubona ko n'abana barimo baraza muri vakansi
baje ku bintu bijyanye n'icyunamo n'icyunamo urumva umwana yamaze iminsi mike mu rugo rwose agikomeye no kurya agafiriti ko mu rugo sibyo ko nawe nyine barya neza ariko umuntu yatashye nyine abatashye ahita ataha yitabye Imana atwitswe na se witwa ko yari se ni ibintu biteye agahinda pe birateye agahinda ariko nyine twabyakiriye dutegereza igihe imiryango izapangira igihe bazajya gushyingura tugatabara nyine tukabaherekeza n'ibyo bisigaye. Hanyuma rero hari amakuru avuga yuko ngo uriya mugabo yari amaze iminsi yaratatswe n'ubukene, andi makuru akavuga yuko ngo iriya hoteli niba nayita bare yo mu Biza Resort umugore yari amaze iminsi yarayigaruriye itakiri y'umugabo. Nibyo nk'umuntu babanye mbona ntabwo rero kuko umugore ntacyo nahishaga umugabo ari amakonti yose umugabo yabagaho bijyanye n'amafaranga umugabo yagaho afite uburenganzira gusa nyine ko umugabo ntabwo yajiraga neza imitungo twarakoranye umugore yagiye ashora amafaranga bigahomba ko nyine akazana amamiliyoni agashyiramo bigahomba ko ageze aravuga ati rero ngereka mbyikorera urumva imodoka yari afite imodoka arandiko zimwe ajyaga dutwaramo ya VIP yageze yarayigurishije agura intara ayigurisha baraziga agenda muri Samurai za modoka zigura 800 umva ko nyine n'ubukene bwari burimo ariko ntabwo arakenyeho byo gutabwa cyangwa se byo kuheba ku mitungo bari bayifite umugore nta kintu yageze amwima nubwo nawe yarazi kwishugurikira nk'umugabo sivuze ngo aratunzwe n'umugore ariko nta kibazo cy'ubukene waba ufite kadasire ku Gisozi ufite igipangu ufite abakozi nka 5 mu rugo inzu yuzuye ibikoresho amafirigura ry'igicatra ibyo uketse niba ari kwivuza bya mirenge ariko nta kibazo cy'ubukene aho ni bagone umuntu yarabayeho neza none atangiye kujya kuri revo yuko agiye kurebwa n'andi yabonaga wenda bari chip yakabona no batanye kumurenga agahitamo nyine kuvuga ati bizima bwanyu barangiye ni icyemezo cy'ikibubwa ni icyemezo cy'ubwafashe muri make nta kibazo na kimwe yaratanye n'umugore we iyo mugore twaganire muri uko kuzana narira yageze arahora arambwira ati damu ati kuyivuganiye ejo nimugoroba yari afite gahunda yo kuza i Musanze tukishyura mu Biza kwa dufite ideni ry'amezi runaka baduhe pirive ariko na nyiribiza nyiri hoteli wayubatse nyirinzu nawe niwe waje atwaye umugore avuga ati ngiye namuhamagaye nimugoroba arambwira ati ejo nzaba nkugezeho saa 7 ati ndaramubwira ati ntago ari bya bindi by'imitwe byo kumbeshya ati ngenda bankugezeho ariko ngo hari akantu ngo yabwiye umugore ko umugore yari ku Gisenyi ejo aramubwira ngo ibyo bintu ni gupanga byo mu Gisenyi sinzi barimo rapanga ngo ushobora kuzagaruka ejo byahindutse urumva ngo wenda ni nko guca amarenga yo gufuna ikindi. Oh my god birababaje ngo yigeze no kubwira ariko umugore yuko ngo azamukora ikintu kikamutungura. Naganire n'abantu b'abaturage hariya barambwira ati yari yarabwiye umugore yuko azamukora ikintu kikamutungura kikamubaza cyane. Tunguye pe nimba ari kuri abantu batungurana se yego kuzo surprise ziteye ubwoba. Man ni birarenze. Hanyuma andi makuru mu kiganiro twakoze kuri no munsi twaprodinze haje kubonekamo comments yavugaga kuri iriya case. No umuntu yavuze ngo uyu mugabo yakoreshaga amafaranga ya shatani ubwo yanze gutanga umugore we niko kuza aritanga atanga n'abana kuko byigeze kuba igikondo. Umukobwa aritwika niko bigenda kuko nabo bana baba bari